ugasanga umuntu afite amafaranga make nayakoramo icyo ugasanga abuze ikintu ukora. Noneho mu mujyi wa Kigali nta mafaranga atagifite, amafaranga uko yabangana kose asigaye afite agaciro. Icyo wayakoresha cyo cyose mu gihe gito kibona abantu bakinjoyinga, kigakura, kikagoreza n'ibindi bikorwa. Rero ikintu gihari, niba ufite ubuzima, icyo gishoro cyo kuba ufite ubuzima butarwaye, gerageza ukibyaze inyungu. Already igishoro agifite kuko uri muzima ntago urwaye. Gerageza none icyo gishoro ufite ugishakemo inyungu, maze urebe ko udakura cyane ugakuza n'abandi. Nuko mbyumva, igihe ufite ubuzima ufite igishoro gikomeye. Ikindi cya kabiri nongera gusubiramo, ikintu cyose ufite gukora, uri gutekereza gukora, utitaye uko kingana, utitaye ku bantu bazakureba, ku bazakumva, ku baguca intege, utitaye ku mafaranga ufite uko angana, bikore, bipfe wanabikoze.